jewe umwana nkuyemo roho na mutagatifu shawu bagiye bareka kugukanga pole sha reka gusaba nasuka pole sha pole umutima mvuye uyu mugore rero nawe arakabije kusha mubona kikanga unase ko yaduhahamuye nivaze tara ndaciye yaranzo keza nibamara kumubyara bande numara kumubyara bande we minga n'umusazi ngo nibamara kumubyara ntago numva nashaka ko Imana izamfa muraho neza Imana izamfashe nzakubone ubura nk'icyumweru ugiye kubyara hey mwihore umva nkubwire nzaba meze nk'ukumeze ukumeze uciye kunsanze mu rugo uzi ngewe ndi nk'umugabo wawe najya mura nkutera inda kubera ukuntu nyine umeze hari umugore utwita wavuga tuyisi wa mpinga tuzi uba wanegekaye ndagenda umunaniro wose navanye mu mujyi ukahita ukujya ukuntu inda yawe nyine atari nini cyane kuko inda nini iravuna n'ubu ngomba numva mvunika ari plank sinkubwiye ngo inda yawe ni plank ariko nta kantu nambaye nanjye nabyambaye noneho hari ikiganiro mwakoze ni cyane simwagishyizeho nimugoroba wambaye ijezi wayabona wagira ngo ntago wari utwite nambaye kora inda ni plank pe nawe si uri kureba nabonaga ari plank maze n'agakondo katagiye awe mbabarira ibyo bintu ndabitinya nanga kukabona njye nanga kubona umuntu ufite yambaye ubusa mpita mfata nk'ikariso nkazamura nkageza cyangwa nkajya nambaramo kora igera hejuru ko kaba kareba kavayo ko kamera ukuntu kaba kareba mu myenda yose kakagira wenda gahita kamera nk'akaromba ngero nari ukuntu umukondo mfite umukondo n'ubundi mu busanzwe utamenya ukuntu uteye noneho nwite wabaga umeze cyangwa ushaka gucika nawe ukoraga nkumva waroroshye cyane njye rero kano gakondo ntako njye ngira na wa murongo abagore bagira nanjye nawe ngira iyo uwo murongo ntangiye akakondo nakagira mbese byaje bite mwabi sindazi no ku mwana wa mbere karaje akarongo njye nakwambara na crop top buryo bana bakabona kose kajya ngo hari igihe ukubitana n'umumama aje yakubisemo agapira afite akantu k'agakondo kameze kameze nabi nuko twihanganira rero hari urumva aba bana b'impanga ngewe bamemukiye bankuye iwacu ku Ruyenzi ese virisere nta gahunda mwifite nta gahunda twari dufite Mutabazi yagombaga kujya ubundi kwa gatandatu nimugoroba bajya gukina umupira mu buryo bwa siporo ariko yari yabiretse kubera imvura isigaye igwa nimugoroba kenshi tuva mu rugo iwacu njya kwiga kugira ngo mbone permis nabyo biba birapfuye tugeze ku muhanda mba ndakomeje saa 9:58 nari ngeze harahiye pasi ndamubwira wahageze ndavuga ndakwereka message mbore basi ni mu mujyi wa Mbega ndaremerewe nabukwe burimo ndumva mpfuye no namwandikiye ngo ndagiye abarambwiye ngo hoya shanga iminota 5 mbadagarutse ko twatugeze hariya abarampamagaye none ntiyahamagara Josette nicyo kibazo ntiyahamagara nyembisha oya rivuga ryikuniga mwana ngo afite kunige nyembi babiri uyu narayikoze byararangiye hasigaye wowe na Pascaline ngeze mwiza mana ya uzazikorera kabiri kuna abantu bazi ko yitonda aritonda buriya rero nuko mutavuganye jewe umwana nkuyemo roho na mutagatifu shawu bagiye bareka kugukanga pole sha reka gusaba nasuka pole sha pole umutima mvuye uyu mugore rero nawe arakabije kusha mubona kikanga unase ko yaduhahamuye nivaze tara
ndamuciye aransoba mbonye umugabo haravuga ni ikiganiro cyatangiye kandi biravuga ko dufite prank yawe rahira kuki se atayije yambwiye ngo numujya gukora mubwe ndavuga rero ntabwo tuzi igihe turi bukorere ntabwo shema aratubwira ariko dufite prank yawe none prank irangiye atayije nizanjye se nizawe nyine ibingibi none izi ndabo ziranyishe kandi uwo muntu ndamureba nka azana ariko ndabikuramo nibamara kumubyara numara kumubyara wemenya n'umusatsi ngo nibamara kumubyara umwana wese ibintu biteye pake si ubu nini uzi ukuntu njya kuzenguruka nabonye ko hano dore hano warabyiba ariko iyo umanuka kureba n'ubundi ntabwo wari kudutera ubwoba nk'ubu dutera soma nyine ndikanze kandi mpise numva roho mutagatifu congratulations thank you ntabwo uyu mutwe nari wayipasha ntabwo ari uwanjye ni umuntu wabyanditse congratulations for the baby girl ako wava we murakazi uruko ukimara baziranye ariko ndagukunda pe ubimenye kandi afite ikimenyane pasha I just love you ndakwifuriza imigisha wowe n'umuryango wawe wose kandi nyagasani akomeze abigenze neza mubone imana mu mpande zose pasha afite ikimenyane mwana ubitekerezeho kandi ntabwo ari byiza zibazengurutse ndakwifuriza kuzibaruka neza umwana muzima mu izina rya Yesu amen ariko rwose noneho pasha asigaye mpanga kuri rwa rwego kandi niwe wamwihamagariye ariko njye yampamagaye arambwira ngo arankumbuye ngo akumbuye na Skyler ndamubwira ese waje kumureba iwabo noneho ariko ushandinjije Skyler ku cyumweru bari kumwe ako wamugana ese yaba mukumbuye uyu munsi ariko uri bujujugira zifite ubuganiraho uzi ko ari pasha watumye muzana uri bujuju nambwiye ngiye kumujyana kwa bene wabo basure noneho ubundi ngo turaza kuvugana ngo sawa yanampamagaye ni byiza ariko sibyo noneho ngewe bazatuma noneho nisabaho mu bantu zirashotse habuze gato ariko shani nziza ni nziza n'akara kagifuti ni keza byataye ntabwo ndi kumva none umuntu ari kuvugisha yego nuko nguko kwa KECAPU turaha profise nuko dukoreye ibirori mu bindi uyu munsi twateye ivu ese KECAPU bikubwira iki ku mugabo ufite wihangana ugushyigikira bingana gutya bye binteye ukuri birandenga pe kandi bishimira n'Imana kubera ko buriya nyine abantu ntibakajya bagira ngo ibintu byose n'ibyo abantu baba bapanze sibyo ntabwo umuntu yaba yapanze ibintu ngo ajye kubizanamo umugabo iyo biza kuba ari ibintu byapanzwe nawe kuza njyenyine cyangwa tukazanabikora uwundi munsi n'abandi njyenyine yego twari turi kumwe nawe musaba nyine ko tujyana ko numvaga ibyo ndivugana na Pascaline bitari butinde cyane mubwira iminota mikeya yashatse no kunsiga ahubwo ngo agende ngo mvugane nawe ndambwira wikirirwa ugenda ndavugana gato nawe mpite ngenda nshimira Imana rero ko mfite umugabo ushyigikira muri byose gushyigikira pe Imana mu mugisha pe nukuri kubera ko uzi ubana n'umuntu utagushyigikira mu bintu ukora biravuna cyane ubura naho uhera nyine tu buriya hari Imana ijye imumera umugisha rero ko nari pose nta stress nawe nasanze nyine muri pose niwe nabonye bwa mbere ndavuga ati akimbwa karashobotse umugabo atugayiye ku karubanda turapfuye turasebye navuze ibintu oya nari birye arihangana ntabwo nyine ni byiza ubundi atihanganye yaragushatse byagenda yankubita cyangwa akambwira ati ibyo bintu bivuze ngo kandi shawa papa bitari serious hari abantu batagira patience hari abantu batagira subira umva agera ahantu yabona umuntu utumwushize akabugore mugira gahunda agatangira kuvuga ibintu mwihorere akazi kacu kari seriye cyane rero
ni byiza kugira umuntu ugushyigikiye ashaka ko atari none n'umugabo se wawe ari Keca n'umuvandimwe reka wawe. nkubaze muri icyo kiganiro turi benshi mu ihuriro ry'amacana cyagiye watubwiye ko watangiye kubaho ari kwishima ni nko kubaho right watangiye kwishima ari uko ubanye na Mutabazi ariko mwararize we mbega amarira ari amarira ndayashaka barasomanye ryahe mwukwe Kacapa akunda gusomana njye narabyanze wowe na stage nasanze iminwa igomba kuba iri ku yindi none murandi twahereye kare oya mwatinze mwabibonye seri none se tugana mama kumburanye subira mu basure yego mwatubonjeje njye nahita mbasaba mwaduhaye mwumvishe ukuntu Sabe yavuze ngo biriya biganiro byacu ngo twaturi gutesha umutwe abantu nkako sha Sabe ikiganiro nakoranye nawe ngo birasa ngo ni ibikigo bya game byacu njye nagejeje ahantu avuga ngo abantu bari bafitemo ubwenge ngo ni Pasi na Clarisse Clarisse niba nta bwenge wa mbere bwerere bwagurutse byibuze Pasi twese tumureho twavuze twese Pasi noneho ahita avuga ngo ikiganiro cya mbere ngo n'icya kabiri ngo byaragerezaga ngo ibindi byose ngo mwadutesheje umwanya Sabe uzi ukuntu twavunitse arabizi ukuntu inzara yadutitije uzi hari ibintu narwaye hari rero bikubwiye naba nzongera gukora ibiganiro ngo nanirwe warwaye ibiki nikubitira diyare niba wumvugisha kamera uvako Mpinga twajyanye kuri toilette arambwira ngo banza niyo mpamvu numvaga mu nda ari kurya ntazi ikintu ariko nkumva ndi gushaka kumenya ikiri kugira ko naragiye nkuramo sinabanjemo oya ni njyewe banje oya nabanjemo mbere yego nkuramo mbona nta kintu cyabaye ndavuga mboreka nitone wari ugiye kureba ko wavuye kubera ko numvaga bidasanzwe uri kubabara mu nda bidasanzwe mbona nta kibazo ndavuga niba ntanavuye mu nda byayo byose harakira nta nubwo hari icyo nakoze narakomeje ndababa mu nda na ya nkoko Pasi yatuguriye nayo nariye kubera ukuntu nababaye narababaye nkumera nk'uri ku gise nageze mu rugo bagira ngo ni nk'ikintu bafunguye ngo cy'ikirobine yawe Paul kandi nari amafeti gusa zabaje ariko nareza ari reka nkubwire uzi ko ejo nagiye Nyamirambo ngashaka kuzigura none se waramubonye wapi fasha ni uri kuri kamera murakoze we na Skype umva nkubwire waje kuma nimero ndayigo twagiye hari ikintu kimwe nshaka ko tuvugaho gitoya tukata twitahira burije ahantu hari abantu barenga babiri noneho ku gitsina gore biba bigoye kubona abo bantu nyine bahuje sibyo kandi ku bintu ahagazeho neza cyangwa se adahagazeho neza ku bintu ashobora kuba yumvanye undi muntu bitari ntaze ngo nabikubwire cyangwa bibwire undi muntu 100% bimeze nka bya bindi yumvishije agashyiramo ka edit hari abantu bateye gutya hari n'umuntu wumva ibintu byanyabyo akahitaza bateneri numvishije hari ahantu bari kuvuga ukuntu ngo ejo ngo hari umuntu washatse wenda kuguha ikintu runaka kirimo ikintu kibi witonde sibyo pe nyine akakubura rimwe na rimwe amagambo nitukayange ni meza hari ikintu adufasha nandi urugivugira ubusa ku musozi ariko umuntu umbabaza cyane nshaka ko tunavugaho ni wa muntu uvuga ikintu ntakivuga uko yacyumvishe uko yakibonye uko akizi nyine nabo umunyakuri kuri icyo kintu agiye kuvuga ahubwo akumva yakweditinga kandi n'ikintu tuganiriye hano twese ubundi akumva yagishyira uriya kitameze nk'uko twakiganiriye mu buzima kugira ngo nyine ashyiramo amakabyankuru mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe abantu sirta abagore dukunda nyine kwivugira bibe byiza akenshi ntidushyira mu bwenge kandi ni kosa rihambaye ntabwo dushyira mu bwenge hari ukuntu abantu bigira nk'abasazi bakavuga ibyo babonye akumva nyine nta kintu bitwaye ariko mu by'ukuri tugomba kugira ubwenge muri ibyo bintu ese ibintu ngiye kuvuga sinimbibwira KECAPU yego ndabimubwiye ashobora no kutabivuga ariko se we ntacyo bimusanyaho ese aramfata koko nk'umuntu yamfataga nkawe cyangwa
hari ukuntu biri bihinduke n'uwo bakoresha akaba igikoresho cyangwa ati jya ugendera kwa KECAPU ubarize uzituze umubiri kandi na KECAPU ashobora kumukoresha nawe kugira ngo amubarize why not noneho icyo ntekereza rero kuri uwo muntu ni ukubera yuko umuntu yagiriye umugisha wo kumumenya muri sosiyete biba byiza iyo mumuciye oya kwirinda pana njyewe rero njye namuca biba byiza bikubwiye nyine nabikubwira ariko niba nkubwiye ngo we endoshe njyewe kadire yanjye itihinduka uzi impamvu mbibabajije ibyo bintu maze iminsi norohewe pe maze iminsi norohewe kandi ku bintu bitarimo ukuri ariko shimira Imana ko tuba mu gihugu kimeze neza iyo umuntu avuga amafuti ntago igihugu turimo kigendera ku mategeko ntago kikwemerera gukomeza gushyira ibintu mu bantu bidafite pfuna ni byiza kujya kuvuga ikintu wumvishije impande zombi sibyo rero umuntu wifata akagenda nk'ubu ngiye nkaza nkagenda nkabwira ngo hino kandi rero kuna abantu turi amapanci nshobora kuza nkakubwira ibintu kuri mpinga bibi kandi ari impanga yawe sibyo ese ubundi uwo muntu wananiwe kuzirika urumva ubwo bwajya bufite mbega ntabwo nkaza nkakubwira ibintu kuri mpinga ariko namara gutaha nkavuga ubundi ubu nabimubwira wenda ari nimba ari n'ibyo bashwana biri mu by'ukuri bagashwana bakongera bakiyunga ngenza bampagaze kuri ruhande ni ukuhita mera nka nyakabwana nkajya hariya hirya sibyo yego none se kesha reka nkubaze ikibazo kandi namwe ngakinsubiza abantu bazi bakahita baceceka bakahita bahindura ibintu yaje kabaye reka mbabaze kandi mwese mukinsubiza kuri wowe uwo muntu wamutwara gute azina njyewe mfite umuntu umeze gutya nta magambo menshi ni ukukubwira ni rero reka nkubwize ukuri nta buryarya pe ntabwo bigishobotse ko dukomeza kuba abashuti kuko nasanze ikintu kizima wigirira ni ukuvuga utatekereje nkamukora mu nshuti zanjye sibyo kubera ko iyo udakuye umuntu nk'uwo nguwo mu nzira bitinda bitabuka bigukora arunge akakora ikindi kintu kirenze umuntu wakubaje rimwe yakubaza na kabiri gusa se wowe wabigenza ute njyewe rero njye sugira ngo narabagize benshi cyane benshi n'ubu baracyanyirukaho benshi ariko mva mbabare mu makahenge dufite ibintu byinshi byo gukora urakuriwe apana bimpangayikishije bitarimo ngo kanaka yambwiye ngo itya ngo oya ngenda kubwira n'Imana uzaho isi igeze uzaho umuceri ugeze uzaho ibirayi bigeze uzi ko ndi kubyara umwana wa kabiri mfite ibintu byinshi byo kwitaho ntabwo mfite umwanya wo kuza ngo umbwire numve ndayakitinge urebe uko nayakitinze ujyane kwande wongere uwo mwanya ntawo mfite niba utwicaye nta kintu turi buvuge kiri buduteze imbere ndi bukungukireho ubumenyi ubwo si ubumenyi nkeneye mu buzima bwanjye wamutwara ute rero uwo muntu oya ashobora no kumuhamagara simwitaba ndamureka nyine nkamwima umwanya tukabana gutyo ntabwo aba arindye ari uburyarya kuri njyewe kuko kumujera byo ni ukumwima umwanya atangiye kumbwira ngo uzi noneho runaka ibyo yavuze bigumane ntabyo nkeneye niba nta kintu kizima umbwira mbaza amakuru ngo usubize ni meza nanjye nuyamana bibuko nguko birangira uko nta kindi njyewe kuri njyewe rero uwo muntu njyewe turabana ariko kadire y'ubucuti bwanjye nayitaye rumva hari kadire nkavuga uyu KECAPU ari muri iyi kadire ni inshuti yanjye nshobora no kumubwira kwa kundi duha tukivugira n'ubujajwa ibintu biri aho ngaho ibintu biri aho ngaho wakoze urumva ibintu biri aho ngaho then ubwo nkahita mvuga ntuzi ikintu kibaye wowe nzazamura nawe dusuhuzanye end of story dusuhuzanye bibi bijyo mubwize ukuri mba numva na mwaramutse wayibagirwa kuri njyewe wagenda gusura kuko mu bintu ntibagirwa ibihe byiza nagiranye na KECAPU sinabyibagirwa nkomeza mbe agaciro ni bibi akenshi KECAPU afite parti mbi afite n'inzira icyo nshaka rero ni ukureba parti nziza gusa iyo niyo nsigara ncumbagira akaguru kanenetse ubwo rero umwumva abantu turanga twese turatandukanye kandi ndasabye ngo abagore ni ukuri si byiza kwicara bakubwira ngo subiramo ibyo wavuze
ntabwo ari byiza ni ukuri aho imyaka igeze uzi noneho njya mbona abagore bateranya ari nk'icumi ewa aguhereza ide y'icyo wakora ibintu bizima agushisha noneho agakungu wakabwiye sabu kakuye he nawe wowe yumva ukuntu byagenze gusa ndi mugakunga ibintu biga none se cyagiye hasi ko turi kwiga wowe watekereje kabaye noneho ukuntu yadusereje akuriya mugabo nawe aradusereje ngo uturinete mwatangiye mwiyambikishwa ngo se ngo ngengera twambaye njyewe ndadufite no mu rugo nanjye ejo nshatse nadusaba umva nkubwire Sabe yaravuze ngo abantu bafite ubwenge ni Clarisse ngo nanuze ngo na Pascal kuko Clarisse yari yashonje agaceceka hoye ahubwo yari yarize ama yari yabaye menshi ageze araceceka rero twese Sabe niyo mpamvu nabuze cyagiye ngo nshuti y'abaraka tugira inama akaya tubwiye ati yesuje mugiye gukoraho ntabwo twatira muyire uyu munsi rero nuko byagenze ni surprise mu zindi nako ni plank mu zindi mwabantu mwitege plank nzakorera ngo yino ni hazagira umuvuga ngo ndakagome tuganiriye se njye ntinya imirindi y'imbeba akangwa n'imirindi y'imbeba ikindi musa uzi ko hari abantu bavuze ariko reka mbanze nsubize umuntu w'umusenzi nabonye ugenda akandika comment z'ubugoryi ngo iwanjye ngo nirirwa ngo nateye induru niko niba uri madamu cyangwa uri umuhungu cyangwa uri umukecuru sinzi icyo uri cyo ni uruhe rugo rutaburamo akantu ikindi kuzibara nk'aho uhaba ubundi se araharara umva se yaranditse ngo agatwenge ngo nimba nk'akabarozi wa murozi wari wowe yezu we ibyo bintu barabyeretse hehe kuri ku kiganiro nakoranye na Sabe nyine ari kuvuga ngo twakoze ibiganiro ngo by'abasazi umuntu yagiye yandikaho ngo agatwenge ngo nimba nk'akabarozi ngo n'ukuntu ngo wirirwa ngo wateruye inzu hejuru ngo uvuga ngo mutabazi ngo nagakwitaho ngo ukaniriza niko se ba warekera amaso wawe so wawe si byose aho gusa urugavuga so urwanjye umva nkubwira aho ikindi Brian yaravuze ngo umusazi arakwirukankana ukiruka ukajya usitara ukagwa ukongera ukiruka yakugeraho akagira ngo akajya asubirayo cyangwa agakomeza akiruka n'uwo ni umusazi ugenda umva tuganiriye se atanga komantere ko wasetse icyo kiganiro atakirebye ongera uturebesho ongera uturebe ongera wandike indi ifutamye nk'uko ufutamye nta kintu bitwa nk'uko afutamye kuko Mana mbafite amatsiko yo kubona nk'uwo muntu oya ntabarashora none abantu bagiye muri comment baramubwira ati se ni oya abajya muri toki bamubaza ngo wariye none baranamubajije ati se ni uruhe rugo rw'abantu babana badashwana niba kuko banashwanye ahubwo niba ubayeho udashwana n'umuntu muri kumwe mufite ikibazo gusa ndagira ngo nkubwire ngo comment zawe ziragahora ku isonga wowe n'ubuzi ewe indeshe nizibeshya nshuti zanjye ibyo uzabibona neza icyamuha amahirwe kubaho nk'uko mbayeho sibyo ubu utuye mu nzozi z'ashuri cyangwa aricara akavuga ati reka aba bantu njyewe reka nkubwize ukuri sinavuze ngo maze iminsi norohewe comment abantu mumamagara munyoheza ama screenshot y'ibintu byirirwa ku mbuga nkoranyambaga abantu nimo ibiganiro bakajya kunyandikira ama message no gukora ibindi bintu bitari ngombwa rwose Imana ikomeze bamera ubuzima kandi batiza amayinite gora mundeba umuntu akwima ikiganiro ukagira beef Sheri reka nkubwire oya none umuntu akagutumira ugiye kugira icyo ubwira abanyarwanda cyubaka kikura ako umuntu akubwira ngo vayivuga ubushashwe abandi bavuze kabisa oya ngo cyangwa se ngo ngwino dusebye umuntu ngwino tuvuge umuntu gutya hari oya nge nta muntu cyakora uraza ngambwire ngo ngwino dusebye runaka uzi ikintu cya mbere namukorera ako kakajambo kadusebye haraho nakabika ubundi nkakuzanira runaka ushaka gusebya mugasebana mwimbi mukiterana mu magambo bikarangira kuko hari igihe ushaka kuza nkumva uruhande rwawe sinumva urwangwino numva ndakaye bikaba ari bibi kandi mwembi mbahuje mu ego umuntu abafite impamvu zo gutanga ikiganiro n'icyo cyazitanga kuko tudashobora kubaha impamvu zo umuntu wese ahora na mode yo gutanga ni ukuri kw'Imana hari na pause umuntu agira mu buzima ngiye hari n'abantu nshaka guha ikiganiro nabo nashaka kugira uko ni ukuri hari n'igihe mba ndi muri mode yo gutanga ibiganiro n'ibindi by'ubusa hari n'igihe mbyuka numva nta gahunda
ntazanabitanga bajye bubaha n'amahitamo y'umuntu cyane. ntabwo abantu bose bagomba kugera kuri cano yawe Reka rero tubabwire ngo kandi abantu bose tugomba gukorera pranka ndasaba ibitekerezo ku bantu nabyo prank yo kuzakorera Ngwino na Pascaline. wasanga uzajya kuyikora nagutayemo kandi Oya nta kibazo. twongeye tugapinga se Ni Ngwino na Pascaline. uzi kwitiranya ibintu Rosette nta kagome Oya n'ejo nagutamo ntugire ikibazo uretse nzakoresha umuntu adatekereza. ubwase nihindara abaye ari umugabo we wabuye ntabwo yagufasha ntiyanagufasha ntiyanagufasha kuvuga ati rero ibyo bintu oya ntabwo ari ndahanda hasi oya nawe ntabwo ari ubwira ahubwo nujya kuryama banze ukore nk'aho utasanga harimo amazi oya ni izina ry'Imana kandi ngwi akira twongeze dupinga ni haramu. Mwakoze kudukurikira turabakunda turashaka ibitekerezo. Wumva ko babasabiye umugisha umuntu wahaye yanyandika utugambo twiza nadukunze ubundi urwo rurabo nutarushyire mu mazi barindire rwume. Ni byiza nta makuru ufite abantu muzi ko ngo iyo umuntu mukundana guhaye ururabo ukahita urujugunya. oya urumva ntabwo ari byo ngo niba ngo urukundo rwanyu aba ari rwo ubugize gute mugire ikintu mutubwire hano muzi ibintu by'indani. bayi turabakunda mugume hano kwa KECAPU mumure ngiye kujya kunywa teveri n'ikawa ndararameze gutya ejo ni ku cyumweru ngudubye